ariko muri Mukirato harimo ipepo igara feza zana tubanze twatsumure icocu ibumoso mwizina ko umuriro watse akirika maono kandi kasenjero zoja gupfira aho abaririmbye ngo Serugo ngo yajanye iminota ngo ntibaririmba muraririmba kika ya Mungu siko yaravuze se umushumba okay ndarangije ga mu minota yeme tusamura ibiganza dutere haleluya haleluya visite alikongia evaluation contrôle ya visite reka badufashe gusoma ibyakozwe n'intumwa gatatu niturangiza twatsa umuriro mu minota mikeya niturangiza dutahe muri iyo minota tuje kuruhuka muri iyo minota kuko ko turaja mu ijuru mana yaje twaravuze ngo umuntu atazata ijuru umuntu wenyine azagibuza gutangirira aho ngaho gusa nako kaverise niturangiza ariko baba gwaye mikoro nanone muri rukaka siko imeze reve inyanukuri nanga uzamura zakozwe n'intumwa ibice bitatu murongo wa Bibiliya yavuze ngo nuko Petero na Yohana barazamuka baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9 hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza rekeraho data icara siko bimeze ariko niko bimeze musuho kubera ntikuma kujanaga Bwana sifiwe shimye Imana amagambo atatu ijambo rya mbere ndashimira abayumbe bose bagize Agatatu abayobozi bari hano Imana mwije baheze umugisha kindi congeyeho ndashimira ubuyobozi revera hariya w'iritorero rya EPGR ni inshuti yanje kuva kera kugeza n'uyu munsi wa none ntakirahinduka ntakizafite no guhinduka kuko ko turaja mu ijuru bihindutse ga ijuru urumva neza kika ya Mungu none ga ni inshuti yanje cyane kandi n'umushira makuru ariko nyine atwo turaja mu ijuru yeme tiumva ikindi congeyeho ndashimira umuyobozi twazananye wa Philadelphia kuko n'umuyobozi wanje kuko narirubiye muri ririya torero ndi kurubuga w'itorero n'ugwa abagabo bitorero
nta kibazo kibiri mwakazi ko bimeze kene none gamuzo kuri ahangaha nyine haregere neza kuko ko turaja mu ijuru tihamanuke kuko ko turazamuka ibintu byo kumanuka kandi ijambo ry'Imana rizarivuga muri Zaburi 150 ni ukuvuga ngo hari ikidari kimanutse hakaba n'ikindi kizamutse yeme nayo makuru ko turagenda mu ijuru ahasigaye utazagenda haleluya timirika siko imeze no turangiza yo akuba bankukanda ugatoya ko turagenda yo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo tumbira Yesu wenyine dumu kwa maombi tumbira Yesu ntunga tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byacu zose nako kajambo none gutumbira gusa gukanura yewe edi gukanura tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byacu zose biriya byananiranye nuko utaratumbira Yesu wenyine kuratumbira abandi bantu bari ipembeni nabo batarimo Yesu rimwe na rimwe niyo mpamvu ibintu byagoranye nabwiye abantu ndababwira ngo tugomba gutoborera ahantu Yesu yicaye haleluya haleluya tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byacu 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 nayo makuru Bwana sifiwe ijambo ry'Imana dusomya muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni Luka washanditse Luka yanditse ibitabo bibiri yanditse injiri ya Luka yasa kandi yandika ibyakozwe n'intumwa iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigabuye mu bice bibiri nukuvuga kuva ku isura ya mbere kweza ku 12 ni uburyo intumwa zafuza ubutumwa bwiza ariko uzureba neza tutene haleluya 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 tusubira kandi haleluya haleluya subira haleluya haleluya Bwana sibiwa sana amen itumwa Yesu abwira abigishwa nimumanuka muje Yerusalemu nimumara gutibuka zabohereza umwuka hari bamufasha nimurangisha mubabagabo n'abagabo bakumpamye i Yerusalemu i Yudaya i Samaria kugera ku mpera y'isi kugera ku mpera y'isi tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byacu zose nakira ijambo ry'Imana Imana ibaheze umugisha ndarangije kubera kuko amasaha yagiye Yesu bari utaangamia nous leke esima variation de la forme kadutere haleluya yes haleluya temisa yatetetetema ha visite hele longi elo
Jezi. ivuga mwanzo wa kanisa muri Yerusalemu hari amakanisa atatu ijya Herode Zerubabeli nariri yarindi aho kontrole ya visite aho isura igira kabiri Bwana sifiwe ikavuga buryo ga intumwa zakiriye umwuka wera ndiyo isura igira gatatu ni yakane batangira gukora ibitangaza yego Bwana sifiwe sana Petero nayo hana bageze ku rusengero rwitwa Gwiza basanga eleke aho eleke kilema tunga basanze eleke kilema ku rusengero rwitwa Gwiza haleluya Bwana sifiwe sana none ngo arangise bama bavuga ngo aba bantu bafite ifaranga kubera amastire bari bafite yego abatumisha kangi eloma barabu none yamahagarara warabatumbira bakazagira ngo baramuheza mani arija pesa aho mbongo none barangise nta bintu birebire baravuga ngo wowe gusa udutumbire ifeza n'izabu tabzo dufite ariko kandi dutumbire none abatumbire yamagira ngo ari ukuntu muzavuga atewe nta faranga mfite ariko akazavuga ukazu bareba ukabona ko abazifite sayo masinyari haleluya ya visite allo tiumva nonoga bama bamuta haleluya Bwana sifiwe ngo arangise ngo aratumbira ngo aratumbira ngo arangise aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabwo twifitiye ariko icyo dufite turakiguheza mu izina rya Yesu aravuga ngo tere haleluya nimba nawe umva kukole ele kugira ngo ibintu zose bije ku murongo mwiza hari ibintu bimwe gazazinzwe birasingwa ati biri mu kumenya uko bimeze mu izina rya Yesu Patri Imana gwese umugisha ariko muri Mukirato harimo ipepo igara feza zana tubanze twatsumure ico cy'ibumoso mu izina rya kumuriro watse akirika maono Allo zamuka buke zamuka sabuna Pina para
imana ryatubwiye ngo utumbire yesu wenyine wenyine aho niwe gisubizo cy'ibibazo byacu ndiyo byose. Mu bibazo ufite tumbira yesu yego gusa wenyine. ndiyo Numutumbira imana izacisha no mu bandi bantu baze bakugane icyo ushaka cyose ukibone, kubera kuko watumbiriye yesu. Nimba uri umumama cyangwa umupapa cyangwa umusore, umuhungu n'umukobwa, nukuvuga ngo tumbira gusa yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byacu byose. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Amen. Arakoze cyane, tumukomera amashyi. Mugihagaze bahindure igiseke dutange nyiri sadaka z'umuvuga butumwa. Sawa, karibu. Sorry, wamugaruka ugaruke. Salve, meu papo!
gutarama naje ngwaye ariko nanga kubona igitaramo kisantama ngira nkamerwe kandi ndagwaye ariko naza gusiba amaterano none ngiye gutera haleluya sabu nawe uguma aho ngaho hanyuma twegerane bantu bakiranura inzu nije umuntu ugwaye ariko nahagurutse Bwana asifiwe nurangiza batereka intebe hano nyina bagasheraze hano tumusenge hari gahunda tugiye gukora cyangwa uzana igitenge cyangwa ikindi kintu uko umwuka kubwira ariko turagusengera kuri gahunda twasigaje ku cyumweru Bwana asifiwe siko kwiza nundi watasha umuntu wagiye amarakaza adukura ngo twara busa amasaha yacu naye yo guhuduma imitwaro warangiza ukaza ufite gutaha vuba izo gatwebwe titwobyita ariko na gatatu sinzi ikintu kizoma ni ukuri kw'Imana na gatatu dufite amaterano nibishoboka nije uzohagarikira musanzwe revera za yiporogaramu wenyine nta muntu uzo porogaramu revera w'ikanisa Bwana asifiwe siko none gacuranga dukora ibyo bintu umuntu ufite umutwara ushira hano neturangiza natwe dukurikirana uko sawo aho warugese numara nama muri hano duhudumye neza mureke ibintu bigende
Kaos. Salam.